Ikaze ndi mwese mukomeje gukurikira Global Empire TV muri kuvugana nanjye Mustafa. Aya ni amakuru agiye atandukanye mbagezaho umunsi ku munsi. Utarakora subscribe ni umwanya ngo wabasha kuyikora, ngiye kubagezaho amakuru arimo agenda avugwa ku mihanda cyangwa mu bihugu by'abaturanyi. Ese byifashe bite? Hari kuvuga ibiki mu bijyanye no kumbuka nkoranyambaga? Kanze tubirambure mbagezeho amakuru arambuye. Afrc cyangwa M23 tugiye kureba uburyo yirukanye Fardc cyangwa M23 yirukanye Fardc Muri Gurupema ya Luhago. Imirwano ikomeye irimo ibitero by'impande zose bya Afrc cyangwa M23 yirukanye ingabo za Congo cyangwa Fardc Wazalendo mu gace ka Luhago. Iyi mirwano yabaye wa Gatandatu. Iyi mirwano yabaye ku wa Gatandatu ku manywa, isiga Afrc cyangwa M23 igenzura Gurupema ya Luhago muri Kivu y'Amajyepfo. Urubuga Tazama Info rwo muri Congo ruvuga ko inyeshyamba za M23 zateye ibirindiro bitandukanye bya Wazalendo biri muri Gurupema ya Luhago muri Sheferi ya Nindja muri Teritwari ya Kabare. Urwo rubuga ruvuga ko Afrc cyangwa M23 yafashe uduce dutandukanye yari yaratakaje turimo Bwegerere, Iriga na Katsoro, bituma yisubiza iyo Gurupema yose ya Luhago yari imaze igihe gito ivuyemo. Urumva ko ku mihanda bitaba byoroshye, nanjye ngenda mbagirirayo umunsi ku munsi mbahereza amakuru agiye acukumbuye, amakuru yizewe. Ufite inkuru ushaka kutugezaho, ufite icyo watubwira, watwandikira kuri WhatsApp yacu ihora iri kuri YouTube yacu. Iyi ni Global Empire, ndagushimiye ko ukoze subscribe, nawe utarayikora iki nicyo gihe ngo wayikora. Murakoze cyane.